Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Uyu munsi ni ku cyumweru, ni tariki 27 z'ukwa 10. Ntabwo bakora uyu munsi, ho tuje kubereka ahubwo ibibazo 20 uba ugomba kujya mu kizamuzi kuko bakunda kubibaza. Rero murabizi impamvu dukosora bino bizame biba byakozwe ni ukugira ngo tuzakore rimwe duhite dutsinda. Murabizi ibibazo ntabwo babihimba, ahubwo kugira ukore rimwe uhita utsinda ni uko warabonye ibizame byinshi bitandukanye. Rero hano urafata agapapuro, ufata ikaramu, ugende wandika igisozo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo 4 ari byo A, B, C ndetse na D. Uhitamo rero igisozo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo ni ukubutsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda kugira ngo ikizamini gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo yo kugira ngo bafashe kumva neza bino bizame biba byakozwe. Nk'ubu ngubu namaze kubashyiraho aho ibyapa byo ku mihanda, ibimenyetso bimurika, ibimenyetso byo mu mihanda, ndi kubategurira n'andi isaha n'isaha wayabona. Kugira rero ujye uhita uyabonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo bitazasaba kugira ngo abantu bagusharinge link. Urumva byatinda, ariko iyo wakoze subscribe uhita ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko code nazo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa duhamagare kuri 0788 93516 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha wakosoye ikizamini nk'icyo ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanura bitewe n'uko wenda abo muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira. Ushobora no kuyikoresha ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko bitewe n'uko akazi ukora katakwemera kugira uze mu ishuri. Tuba dufite amasomo twabageneye aho ushobora kwiga igihe gitoya ugakora rimwe nawe ugatsinda. Upfa kubahiriza amabwiriza mba ndi kugushyiriraho. Ahasigaye rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndatekereza ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere gikunda kuza mu bizame baba babahaye. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Tegereze neza icyapa dufite, gifite ishusho ni mpande eshatu. Iyo bavuze ishusho baba bari kuvuga ukuntu icyapa uri kukibona. Ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande enye, cyangwa uri kubona ari mpande eshatu. Hano rero kino cyapa cyo dufite gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo umuzenguruko w'umutuku baravuga ngo mu ibara ry'umutuku, bakavuga ngo icyapa ni icya mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ni kimwe no kuvuga ngo umuzenguruko w'umutuku. Rero kino cyapa gisobanura iki? Hano rero hari ibisubizo 4 baba baduhaye, ugahitamo igisozo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aha iravuga ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo. Imbere hakaba hari umuyobozi w'amatungo, umuntu ayishoreye. Beka ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi, cyangwa hakaba imbere hari inzira ya gari ya moshi. Seka ngo ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. De ikavuga ngo inkomane ibambiye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko kugira umenye ubutumwa icyo cyapa kiri kuguha, uramaze ukamenya ese kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bigira ute, ese birabuza, ese biraburira, ese birategeka. Ahasigaye ugahita none ureba ku kirango. Niyo mpamvu nabakoreye video y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayibona jya muri comment urahita uyibona. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0788 93516 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa wakosoye ikizamini nk'icyo ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanura bitewe n'uko abo muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, ahegereye inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ndakeka ko rero wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ni ikibazo cya kabiri kirabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niye mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Tegereze neza ishusho baduhaye. Muri bwa buryo bwo kugira mborohereze, nabafatiye amashusho yose ari mu gazeti nyakorera video kugira ngo mujye muyigasa nkaho ari hamwe. Rero niba utari wayireba iyo video
nayo iri kuri YouTube channel yacu, subiraho uyirebe kugira ngo ikibazo cyerekeye kwa yano mashusho ujye uri kukibona. Nka yino shusho ushobora kutari kwibona neza, uhita unyandikira kuri 0788931623 nkahita nkuha na dokima ibivugaho kugira ngo ube wareba iyo shusho ukuntu yari imeze neza, kuko amashusho menshi hano mu kizami hari igihe baba bayagize matoya ukaba utabona ukuntu uyireba neza ngo umenye gushya iyo shusho imeze ute. Ariko ku buryo naguha dokima ukajya urazuminga ukajya urareba ukuntu iyo shusho yaba imeze. None ni ukubera iki hari kino cyapa cyanditsemo stop, bisobanura guhagarara nuriya murongo uri imbere y'iriya modoka. Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisobanuro cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo birabugoye kubona mu muhanda munini. Mbega ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanweho. Seka ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Deka ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese no kubera iki hari kiriya cyapa cyo guhagarara, hakaba nuriya murongo imbere ya kino kinyabiziga cyacu dufite hariya. Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisobanuro cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona niba kino kinyabiziga kigiye kwinjira mu no muhanda munini, ntago kiri kureba iburyo, ntago kiri kureba ibumoso. Niyo mpamvu haba hari kiriya cyapa cyanditseho stop, aba ari uguhagarara by'akanya gatoya kugira ngo urebe ko nta kindi kinyabiziga cyaje. Wabona ikinyabiziga nta bindi binyabiziga biturutse iburyo cyangwa ibumoso, bitewe n'aho uri kujya ukaba wabona nawe uko winjira mu muhanda munini, kuko biba bigoye kubona neza mu muhanda munini. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ese amatara ndangacyerekezo ko agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa bikaba biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara ese aba afite amabara asa ate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisobanuro cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Beka ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igisobanuro cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese aya matara aba afite amabara asa ate? Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisobanuro cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ay'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, naho ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora ariko mukagaruka kudushimira, cyangwa abantu mwese mukomeza mukatwandikira haba kuri WhatsApp haba muri komenti, mukatugezaho ibitekerezo byanyu, mukatubwira ibyo mushaka ko tubigisha bibafasha kugira mwumve bino bibazo biba byabajijwe. Rero mujye mubitwandikira, komenti zanyu zose ndazisoma, ndebe icyo mukeneye kwiga, nimbona hari icyo mukeneye mpite nkibateguriraho isomo. Noneho ariko iryo somo rishobora nko gutinda bitewe n'akazi kenshi, kuko twe ntabwo twigisha amategeko y'umuhanda gusa, ahubwo dukora no kuri kategori A no kuri B. Rero iyo ubonye biri gutinda kuba twakugezaho iryo somo, uhita unyandikira kuri WhatsApp nkaba nagira ukuntu nkufasha. Unyandikira kuri 0788951626. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo se, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana rimwe rikomeza kandi ricengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe bitewe n'ukuntu bimeze n'ukuntu bikoze, bitewe n'ubutumwa biba bishaka gutanga? Iravuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Beka ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Seka ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze 2.10 m. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri.
ese ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ibikoresho by'ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe hariya haruguru? Ndatekereza ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga biba bigomba kugira amahoni atandukanye n'ayo ngayo yavuzwe haruguru adasanzwe, ni ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ndakeka ko mujya mwumva ibinyabiziga, ukumva ikinyabiziga nubwo kiri mu ntera runaka kivugije ihoni, uhise umenya ko hari ikinyabiziga kidasanzwe kigiye kuhaca. Rero biriya byo biba bifite amahoni adasanzwe bitewe n'ubutumwa biba bishaka gutanga. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ino pikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ni nka yano mapikipiki asanzwe. Noneho afite akanyabiziga ko ku ruhande iba ifite akantu kameze nk'akabogisi kometse mu ruhande mu mbavu, aho uwo mumotari aba yashyiramo imitwaro, utuzigo tutaremeye cyane. Mu bihugu byateye imbere njya mbona batwaramo n'abana. Rero iyo pikipiki ndi buze kuyishyira muri, ndaza kuyipostinga, mujye mureba biriya bintu mba napostinze, biriya bibazo mba nababajije, buriya hari impamvu mba nabibashyiriye hariya muri posti, kubera ko wenda bakunze kubibaza muri icyo cyumweru. Abantu mugiye gukora bwa kino cyumweru mwebwe mube muhari, mujye mureba posti zanjye za buri munsi, ahasigaye munakosora ikizami cyakozwe. Gahunda yacu ni ugukora rimwe. A rero iravuga ngo ni metero imwe n'ibice 25. Undi bari batubajije ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. A baratubwira ngo ni metero imwe n'ibice 25. B baratubwira ngo ni santimetero 30. C baratubwira ngo ni santimetero 75. D baratubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano isomo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, metero imwe n'ibice 25. Mbibutsa ko santimetero, metero, kilometero izo ngero bakunda kuzibaza, kandi zose ni ingero z'uburebure. Uba ugomba kumenya rero ukuntu zihinduranya bava mu rugero rumwe bajya mu rundi. Metero imwe bingana na santimetero 100. Kilometero imwe ibingana na metero 1000. Kilometero imwe bingana na santimetero 10,010. Ndi kubateguraho isomo ku bipimo, icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo nirizaho ntirizagucika, uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ese ibihe binyabiziga? A iravuga ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B ikavuga ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, bino binyabiziga polisi ikoresha. C ikavuga ibinyabiziga ndakumirwa, cyangwa akaba ari biriya binyabiziga ndakumirwa. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo isomo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Bino binyabiziga ndakumirwa harimo nka za ambulance n'ibindi binyabiziga ndakumirwa. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kiriya gice kiba kigenewe iki mwa bino bikurikira? A baratubwira ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. B ikavuga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kiriya gice cy'umuhanda kiba cyaragenewe iki? Tegereze neza rero, uhitemo isomo cy'ukuri, uze kureba amanota uragira kuri 20. Impamvu ugomba gukosora bino bizami biba byakozwe, ibibazo biragaruka, ntabwo bahimba ibibazo. Nujya gukorana bino bazongera bakakubaza. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda, uba ugomba kubonera imyitozo ihagije
ku gihe ukosora ibizami biba byakozwe. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero waramaze kuyitamo, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya munani, kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera z'uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Hano ni nk'aho baba bari kutubwira ati kwa kundi ikinyabiziga kiba kiri kugenda mu muhanda ntabwo kigomba kuba gifite ibintu mu mbavu biri kurenga ku burumbarare bw'ikinyabiziga. Noneho nta nubwo kiba kigomba kuba gifite ibintu gitwaye biri kugenda biri kwikurura mu muhanda. Ndakeka ko mujya mubibona. Ngo ariko ibyo ntibibuzwa ku binyabiziga bikurikira. Hano ariko hari ikinyabiziga birimo nka bino bisubizo baduhaye, urahitamo iso cy'ukuri cyo ku ibyo binyabiziga byo biba byemewe kuba byagenda hari ibintu byashyize mu mbavu zacyo, cyangwa hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi by'akabara nta kibazo. Iravuga ngo ni imashini zihinga, mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, imashini zihinga cyangwa ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. D ikavuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi rero. Iso cy'ukuri uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Imashini zihinga zo ziba zemerewe kuba zatwara ibintu mu mbavu hari ibintu biziritsemo, cyangwa hari n'ibiri kugenda biri kwikura kuko nyine ziri mu murima. Niba ziri mu kazi birashoboka ko hari ibintu by'ibyatsi cyangwa ibintu biri mu murima biri gutwara, zaba ziri kubitwara bikagenda biri kwikurura hasi. Niyo mpamvu zo ntibibujijwe ku binyabiziga nk'imashini zihinga. Ndakeka ko rero wari umaze guhitamo A, ndakeka ko nikigaruka uzagikora. Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ikinyabiziga kigenda iruhande rw'umuhanda cyangwa kiri kwambukanya umuhanda kiba kigomba kugira ibimenyetso bikigaragaza. Niyo gihagaze impande y'umuhanda kiba kigomba kugira ukuntu kiba gifite kiri kugaragazwa, ariko ngo ibyo ngo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ibyo ntabwo biba bitegetswe kuba byabigira. Iravuga ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abana, mbega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese ni ibihe binyabiziga bidategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda iruhande rwawo? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano iso cy'ukuri ni A, ese hano iso cy'ukuri ni B, ese hano iso cy'ukuri ni C cyangwa se hano iso cy'ukuri ni D? Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Rero kino kibazo bakunda kubibaza, bino bibazo nabateguriye, niyo mpamvu ugomba kubyitaho. Ni ibibazo 20 bakunze kubaza, kuko nawe ushobora kuzajya mu kizami cyawe ukabona 5 byagarutsemo. Niyo mpamvu uba ugomba gukosora bino bizami biba byakozwe. 10 ikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Iravuga ngo ubururu, umweru, umukara. Mbega ngo umukara, umweru, umuhondo. Seka ngo icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo icyapa ngo kigizwe n'amabara asate, uhita uvuga umuzenguruko, ubuso, ibirango, ese bisute. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru ndetse n'umukara. Ndakeka ko rero wamaze kuhitamo, ndakeka ko rero wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira.
A iravuga ngo uburenga toni imwe, B ikavuga ngo uburenga toni ebyiri, C ikavuga ngo uburenga toni 24, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese ikinyabiziga kiba kitagomba kurenza uburebure ntarengwa bungana gute? Uburebure hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisozo cy'ukuri kirimo, batubwiye uburebure ntarengwa, baduha toni, kandi toni ni urugero rw'uburemere. Niyo mpamvu A idahise ibayo, B ikabita iba atari igisozo cy'ukuri, ndetse na C igahita iba atari igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu twahisemo D, batubwiye uburebure baduha uburemere. Niyo mpamvu ugomba gushishoza mu gihe ugiye guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ni ayahe matara y'urugendo agomba gukoreshwa? A iravuga ngo amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu, B ikavuga ngo amatara kamenabihu y'imbere, C ikavuga ngo amatara yo kubisikana, D ikavuga ngo amatara kamenabihu y'inyuma. Ese ni ku manywa urumuri ntabwo ruhagije, ntabwo ari kubona neza, ni ayahe matara y'urugendo uba ugomba gukoresha mwayo matara baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara kamenabihu y'imbere niyo uba ugomba gukoresha mu gihe hatari kubona neza, ari mu gihe cya kumanywa. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Hari ibihu, ni igihe cy'imvura, ntabwo turi kureba imbere neza. Ese niyo mpamvu iba ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe turi kugenda ari igihe cy'ibihu? A iravuga ngo feri, igihe feri idakora, B ikavuga ngo igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana, C ikavuga ngo igihe moteri imara ngo izime, D ikavuga ngo nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho, ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ariko ucagaguye ntugomba. Ugeze mu muhanda mu nzira nyabagendwa, usanze muri murongo wera ariko uracagaguye. Ese ni iki utagomba gukora mu kugira urinde abandi bayobozi b'ibinyabiziga ibyago bishobora kubatungura, mu kugira ngo nawe wirinde icyago gishobora kugutera mu gihe utabyubahirije? Murabizi bino byago byo mu mihanda haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu baba mugomba kwitonda. A iravuga ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye, A iravuga ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B ikavuga ngo ariko ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C ikavuga ngo agomba guhagarika ikinyabiziga, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Iyo ugeze kwa uriya murongo wera mu muhanda ushushanyijemo umurongo wera ariko ucagaguye, uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ariko ukamanza ukareba ibi bikurikira, ukamanza ukareba ko uri kubona imbere neza, ubundi ujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa mu gihe ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura nk'icyerekezo. Wari uri kugenda ariko wibutse ko hari nk'ikintu wibagiwe, cyangwa barakubwira ati akazi ntabwo uyu munsi ntabwo turakora, wari ugeze mu rugendo mo hagati ushatse guhindura icyerekezo, ushobora guhita ujya mu kindi gice cy'umuhanda. Cyangwa se ushaka kunyuranaho, imbere yawe hari ikinyabiziga kiri kugenda gahoro kandi ugeze ahantu byemewe kuba wanyuranaho, hari ibyapa bibikwemerera, cyangwa hari n'uwo murongo wera ucagaguye mu muhanda, uri kubona ko uri kubona imbere neza, ntabwo ugeze mu koni, uba ushobora naho kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza amahoni y'ibinyabiziga bibujijwe he? A iravuga ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, B ikavuga ngo hafi y'ibitaro, C ikavuga ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese kuvuza amahoni bibujijwe he?
Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cy'ukuri ni A, ku misigiti, ku rusengero, ku rutambiro rutari gusakuriza abantu bari gusenga, B ikaba ngo hafi y'ibitaro cyangwa akaba ari hafi y'ibitaro, C ikaba ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi utaba uri gusakuriza inzego z'umutekano, D ikaba ngo nta iso cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Yo kuvuza amahoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Mu bitaro haba harimo abantu barwaye ndetse no ku buryo butandukanye. Hari umuntu rero uba urwaye ku buryo aba ashobora kumva urusaku bikamurushirizaho kuba yaremba. Niyo mpamvu kuvuza amahoni hafi y'ibitaro biba bibujijwe. Kandi murabizi ibinyabiziga biba bifite amahoni, hari ibiba bifite amahoni aremeye ku buryo biba bishobora kubigiraho ingaruka. 16 ikabaza ngo icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye. Iravuga ngo ni uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Ishusho y'uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mu ibara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. Sega ngo uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera n'ikirango cy'umukara. Deka ngo mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru, ishusho y'inka mu bara ry'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Aba ari ishusho mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Hano ikintu bibagiwe ni ukuvuga umuzenguruko w'umutuku. Ishusho aba ari mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Hano bavuze ngo n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara, ni nk'aho bakavuze ngo n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara cyangwa ikimenyetso. Murabizi kino cyapa cyerekana ahantu hanyurwa n'amatungo, kiba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Niba utari wabona iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, uri gusigara, kuko ibibazo byinshi byo ku byapa bakunda kubibaza, bakabikubaza mu buryo bw'amashusho cyangwa bakabikubaza mu buryo bw'amagambo. Niba utari wayibona rero, jya muri comment uhite uyirebamo, ahasigaye ntihazagire ikibazo cyo ku mashusho cyongera kukunanira. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo D. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kino kibazo nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 17, kirabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa. Ese kiriya cyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa n'iki? Iravuga ngo ni ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Beka ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Seka ngo ishusho y'uruziga, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa n'iki? Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Bino byapa bibuzwa cyangwa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara n'umuzenguruko w'umutuku. Rero bino byapa muri kubona ko bakunda kubibaza. Inama nakugira, niba utari wareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, jya muri comment urahita usangamo link yanditseho ibyapa byo ku mihanda, ahasigaye uhita uyikandaho, ntihazagire ikibazo cyongera kukunanira cyerekeye ku byapa cyangwa ku bibazo byerekeye ku byapa. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo C, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayanditse ku gapapuro, ndakeka ko nigaruka itazakunanira. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo iki? Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu ubonye umuhanda ni mutoya, ntabwo biri kukwemera kuba wanyuranaho udateje inkomyi.
ese ushobora kuba wanyura mu kayira k'abanyamaguru ariko ukabanza ukitegereza ibineza bikurikira kugira ngo urinde abandi bari gukoresha umuhanda ibyago, nawe wirinda ibyago. Iravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, kavuga se abanyamaguru bari kwirukanka bari kugenda gahoro, mbega ngo ubugari bw'umuhanda, kuba se uyu muhanda ubundi ko ngiye gunyura mu kayira k'abanyamaguru, ubundi uyu muhanda ni munini ni muto, seka ngo umubare w'abanyamaguru, cyangwa ukavuga se hari abanyamaguru bangahe, ni abanyamaguru 5, ni abanyamaguru 10, ni abanyamaguru 8, cyangwa ni umunyamaguru umwe, nabyo ukamanza ukabirebaho, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, cyangwa de ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu usanze umuhanda igihe ubugari bwawo buri gutuma utanyuranaho. Kunyuranaho ni kwa kundi umuyobozi w'ikinyabiziga bakuri imbere ariko ari kugenda gahoro, ukaba ushaka kumuhitaho, ukaba utanyuranaho. Rero ugeze hano hantu nta nkomyi, ukaba wanyuranaho ariko ukamanza ugateza ibyago, cyangwa ukaba wagonga nk'undi muntu ukuri imbere, bikaba bitakunda ko wahaca udateje inkomyi. Rero uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umanza wareba ibiki mwa bino bintu bine baduhaye. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ni iso cy'ukuri nta kindi, ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. Igihe cyose ntabwo biba byemewe kuba wanyura mu kayira k'abanyamaguru uri umuyobozi w'ikinyabiziga, niyo mpamvu bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Waca mu kayira k'abanyamaguru bo bagacaye. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Iravuga ngo metero 100, mbega ngo metero 50, seka ngo metero 40, deka nta giso cy'ukuri kirimo. Ni nijoro, ese amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo abagomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ingana ite mwa zino ntera baduhaye. Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni iso cy'ukuri ni A, ese ni iso cy'ukuri ni B, ese ni iso cy'ukuri ni C, cyangwa se ni iso cy'ukuri ni D. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 40. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ese birashoboka ko ukora akazi katakwemerera kuza ngo twigane mu shuri? Naho uhita utwandikira kuri iyo nimero tukagufasha, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Waduhaye ya 5 z'ijoro, twebwe upfa kutwemerera amasaha ubonekaho ku munsi, turaboneka tukakwigisha. Kandi cyiza cyaho ntabwo twigira muri groupe, tuba turi kukwigisha wowe wenyine. Ibyo ngibyo bikongera kuba watsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye, kuko tukwitaho. Niba turi kwigana ari njye nawe gusa, amahirwe yo kugira ngo ukore rimwe ariyongera, kuko ikibazo cyose ugize kubera imikoranire ya hafi ujya uhita ukimbaza nkahita nkusubiza. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 26. Hasigaye tubafashe kubona kode ndetse no kubigisha mu buryo bw'umwihariko. Bibutsa ko ukosoye na kino kizame ugize ikibazo ubuze umuntu ugusobanurira, nayo tukoresha iyo nimero ukatwandikira cyangwa tukaduhamagara tukagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ikibazo cya 20 kirabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ikinyabiziga cyawe kiragonze, wenda ntabwo kizasubira mu muhanda cyangwa se cyoherejwe mu mahanga. Rero ugomba kwandika ibaruwa ukayohereza ku biro by'imisoro n'amahoro kugira ngo batagomeza kukibarira imisoro kandi kitagikora. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana ute? Aravuga ngo mu mezi 2, beka ngo mu kwezi kumwe, seka ngo mu minsi 15, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo.
A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ariyo. Ubundi biba bigomba gukorwa mu minsi ingahe? Mu minsi 8. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, ujye ucyandika muri comment tuzagikurikizaho. Noneho umuntu uri hafi gukora mwa kino cyumweru, ugiye gukora mwa kino cyumweru, amahirwe masa, wowe icyo usabwa ikizami cyose gikozwe ujye uhita ukibonera ku gihe. Ibindi byo nakwibutsa ko duhari kugira ngo ikintu cyose cyatuma mukora rimwe mu gatsinda tukibagezeho. Rero bitwandikiye muri comment ibyo mukeneye byose tuzabikurikizaho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.